Abwakazi wowe uri byose urimo ukaba ari ubwakazi. Reka ngumbwire. Ngiye kujya kuba kagatanya nawe nta mugore ukurimo. Ndagaya data wafashe imbwa y'ikimasa tukajya kuguha. Yakigurisha bakamamagaye. Twagiye tugiye kuzana umugore. Kumbe n'akagore rwose. Ntabwo ari umugore. Abana se bawugute ujye guteka baberanye. Ako ubundi wakotavuga. Yewe navuga icyo ko mwavuze mu kanwa njye navuga ako ubundi mbona uzabafasha. Yabaye nka nyina. Ari amaze nkawe ubundi umugabo w'imbwa abyara. Ntabwo nibyaye. Wangu ntabwo ninjye wakubyaye kabisa. Ntabwo nibyaye. Njye umuntu w'umugabo nibyara. Reba n'ahantu dusa ariko uburebure ntabwo dusa. Ubundi ugeze ngo mwase yasana. Reba ukuntu ndi mugufi ntabwo dusa. Wowe usa n'inzoga. Ariko ntabwo bakunywa wowe wabura korona. Nyawandarura ushatse kuvuga ko ndi rutamiza. Wowe urenze kuba rutamiza wavumera. Akabi nawe kajya pe niba w'Imana imboga mbi zishaje mu isafuriya nawe kudapfa kuko unishakiye undi mugore. Ubona safu yari wowe kari wowe ngeze. Yewe ni ngegere. Ubundi iyo tudahura nasinze ubona hari buzakwe. Yewe urambye ngo ni ngegere umuntu w'umugabo. Mujya gusha u Rwanda ntawe ukubita umugore nkoraho ujya mageragere. Ariya ngo mwimirijwe imbere nako ngo mwawe ni. Ubu twahawe ijambo. Umuntu wari baje uzabisobanura. Uzagerayo amahoro. Arekura nk'igihe wewereye uzi ko wagira ngo ngawe mwadukoresha iyazi umugore mwiza ndagukunda nkamurinda uzi ko uzakora ujyawe nkwanga nabuze rangushira uranyanga ku buryo niyo bajya kunshyira no kubunana no kuri pasi unkunda ryari nkunda umuhungu wanjye akimba wonosha ashashisha usigaye urongora nyoko ashaka kumenya iki niwe usigaye kurongora aba yaje gukazanura yasimbuye n'abashitsi yasimbuye so nakazi gukazanura neza ariko kutavuga so yakwigishije ko unzoga ehe baba afite amagambo ndavuga iki nibyo nakubwiraga rero iyi karitsiye ntabwo ngewe nsigaye nyiyumvamo neza urimo kumva ndi kubyumva neza umutekano hano ntabwo mwizeye neza abasinzi babaye benshi twagira ngo abantu nta kandi kazi basigaye bagira usibye gusinda gusa tu kigero buryo ikibazo cy'abasinzi hararuguru hari akabari gahari nimugoroba bari bakubitemo umuntu ivide mani kandi murokore ngewe narabimubwiye ambwiye ati nakomeza kuvuga ibi bintu byose mbona atabasha gukontorora akabari ke nzagafunga cyane ni ibintu bikwiye kwicarwaho bikigwaho abakobwa ntibacyambara ariko ngewe hari ikintu kimwe nshaka ndashaka gushyiraho patrouille ya mu gitondo ya saa sita na nimugoroba paka ibintu nyine bisobanutse icyo kintu kirakwiriye niyo mpamvu nshaka kubwira bariya abasore bakoze nimugoroba aribo bagaruka nimugoroba kuko biragaragara ko nimugoroba na yindi kese nigeze nakira y'abantu ngo barwanye byabaye igitangaza uyu munsi byabaye igitangaza cyane cyane ko twe twakoresheje imbaraga zishoboka zari zo zose twagerageje gupanura hano ruguru urahabona umanutse epfo gato kwa murokore twapanuye hose bari bapanuye impande zose nyine twari twapanuye ku buryo nta umutekano muke wari wabuze ahantu hose nubwo havutsemo akantu kanzinya cyane ntabwo byari bikabije ariko nyine ikigaragara cy'umutekano wari witaweho neza cyane ku buryo kubirwanya burundu bishoboka nibyo nshaka ndagira ngo aka gace kazabe intangarugero abasinzi barimo twabafunga kizeho umuntu wenda baguriye nk'inzoga bakazinywa bakazisinda bikarangira nawe wongeye kunywa inzoga wenda bakagwa ivutu yazo wenda ntabwo bakongera
ko numva waba ubiciye rimwe se noneho bahita bicanira rimwe afande. hagarara hariya. Esa niko sha murashaka kuducamo hagati se mwafunze inzira none turimo gukinana namwe ko nimwe mwafunze inzira twabonye mwafunze inzira kandi byari ngombwa ko tugomba guhita ariko ndumva mufite umutwe uremereye muhagarara hose ko ntabwo turi kugenda twakoze igihe ariko numva wowe ufite umutwe uremereye cyane oya rero iyo mvuze siyo nta muntu usubiza mbaza muri rwego. ko ndi kubibona ucaha we kurumva gufunga umutwe bingana gutyo bikugeze he? ndi kwibaza ikintu twakoze ziba ndavuga ukavuga tubabarire ariko kwanza ibintu byo kwambara ingofero rero nibyo birimo gutuma nibyo biri butume nkubase nawe ushaka kunyubaha ubundi se twakoze iki twe nicyo turi kwibaza ikintu mwakoze ni uko murimo kuvuga mutagomba nyine kuvuga abo twacecetse mutubwire ibyo bituma muduhagarika ngo mupfukame hasi what ndavuze ngo mupfukame hasi what mwapfukama umusore mugiga ntabwo mpapfukama pfukama hasi ntabwo ndi gupfukama ntabwo mupfukame wapi ntabwo uri bupfukame hasi kiwe Hasi bya bintu mugiga. birapfukama pfukama hasi kapfukama tubundi twakoze iki ziba None ufite umwanya hano wo kuvuga. ndavuga mwe mukavuga ndavuga mukavuga cyangwa murimo kubona muturusha imisatsi mukagira ngo muturusha n'ubwenge sha tubabarire ni ukuri Urifata noneho tubasobanurire basi n'ibintu twatugiyemo ibyo twatugiye gukora n'ahantu twari tugiye okay ni ibiki mugiye gukora tubanjemo tubabarire turi kubabara rwose kubabara tubasobanurire. hasi ni ibiki mugiye gukora twari turi gutaha tuvuye gusura umukobwa w'inshuti yacu hano hirya ahubwo mugiye gusura abahungu hoya turimo turataha turataha izo ni gahunda yihutirwa mwari mufite. yego nta ntayo kibazo Okay. Numva itihutirwa cyane. bongeye muguma aho ngaho rero Andi kutangiye guseka ni amahoro. ndi kuryinyo ntabwo uribona hari ikintu nshaka kukubwira Bwira muteze amatwi. aba bana nta mpamvu yo kubana abana n'ubundi baritonda mu buzima busanzwe usibye ko bari bashatse kutuzanaho ikintu cyo gufunga umutwe Kandi wabibonye ariko. rero ikintu nashaka kukubwira ni uko nahagaze mu ruhande rutari urwanjye kugira ngo exchange Ushatse kuvuga ngo cyafandi. Kunzira wari ubwo rusa. irafuzo wakintu Kandi ko nabo kunze ko ikondera ubwana butoya. Akigire kuri Kamanwe. mukuru tugiye turaje tubitekerejeho rero neza sibyo namwe mushobora kuba mwahuye n'impanuka ariko ubutaha mugiye mugabanya akantu k'akamenyero n'ibintu byo gushaka kuduca hagati sibyo ni ukuri murakoze cyane mwahaguruke mutaragenda rero sibyo ngaho mumbwira ikintu nyine cyari kirimo gutuma igera hano ariko igera hano ahantu mwari mugiye ndashaka ko mutuganirizaho nk'iminota nk'itanu ni ukuri fandi twari dutashye mbega uri ni bogari buriya ibintu byaza kuzaba byiza si byose fandi twari dutashye Imvugo urabona isobanutse neza. rero
komeye cyane afande ntabwo shuje macuri yes afande Hariho d'enfant. Ya, nakubwiraga ngo mba nimero yawe byonyine. we hagarara uramagara kuri ndo kumagarika ugenda Twigende. Hagarara sha subira inyuma. afande urugendo rurerure wangwe kambe nigende niko se sha muze muzehe ni sikose afande watinze umuntu w'umugabo ngo njye muzehe Njye ntabwo ndi muze. Kubera ko bagiye nta kanimero bamusigiye. cyangwa ubonye abakobwa bashukana bariya ni ibiyobyabwenge wangu ntugakunde ibintu nka biriya wowe ufite perime yo gutwara uriya mukobwa mbonye umeze nka dayihatsu uriya umuhagurukiriza muri F umuriro ni mu ijana wabyumvishe fani kandi ikigaragara wohagurukira muri 15 rero ntabwo wamuhagurutse afite ikimoteri cya danje ngaho ziba njye Ziba? ntuzibye shaka kugenda ariko mwasinze ariko ntabwo Aya twasinze twanyweye fantora. baza nk'aba ngaba twigeze dusinze Ziba? uriya ari Ziba. kumfatira umugore Yari fantora. musomye wumve ko wasinze twasanye inama ntabwo wasinze twasanye inama okay nta kibazo njye ntabwo nakwima icyo kunywa wangu somaho rwose ariko afande ubu wanywa ku nzoga yanjye koko uzi amafaranga ukuntu biba byamvunye kugira ngo nyabone ngurisha ibishyimbo by'umugore nta kintu nakora rwose Yabamaze Ese ko ufite amagambo menshi yaho ibishyimbo ufite amagambo menshi urabona mfite amagambo menshi iyo ni iki cyawe tubize uyu mwana inzoga nakufana Ninjye urimo ujye kukuvugisha. wihagararaho niba akakwambura inzoga ninjye urimo kukuvugisha bomba tangiye kujya unyikubitisha hasi iki ni igiki cyawe uyu nguyu ni umugore ariko ntabwo mwemera n'uwanjye ariko ntabwo mwemera ntabwo nanjye mwemera rwose afande ntabwo mwemera nubwo ari umugore wanjye ntabwo mwemera pe buri kintu dupfa anywa inzoga nyinshi ni wa muntu utatereka n'icupa habe na gato uzi ko niyo nirarije inzoga y'inywa wangu ntabwo ruya ari umugore rwose niba ni amayoga ariko ndagukunda ariko ngukundira ikinyumanyuma ngukunda yanaseba wasenga ayo tanguriye agacupa ubu murakundana cyane ubu turi gukundana kuko tuvanye mu kabari avana ntabwo ari inyenyeri binkoraho ariko se ko nta n'inyenyeri afite nta nyenyeri ufite ntabwo wemerewe guhagarika umusivili nawe uri umusivili nkawe nta nyenyeri agira abe do n'ingofero ntabwo ari iki ni ikiraka ikiraka fa tuvuga ngo wacyafana kwa mugingo we cara hasi icara hasi vuba se ngaruka micare neza utamenera inzoga hasi se kuko no hasi izo ntabwo ari inzoga abo ari inzoga pfukama hasi fukama pfukama serious pfukama amaye nka data akubyumva pfukama fukama mashamikora atangubi umuntu wanyicagiye hasi ariko ureba nk'ikiyongoyongo hari umuntu wabikubwiye mujya gusa abatari ingengeye niwe wabikubwiye reka mfukama fana iyo mvuze ngo pfukama pfukama wa muturage we Fukame ndeba hano aho utamenera fukame ndeba iyo si umwana wawe fukame ndeba ushaka peti wiga amagambo umwana wanjye niga mu wa mbere primaire cyangwa materineri ni materineri acyari muto wumve ngo nta n'imyaka 19 aragira acyari muto afite ukwezi kumwe afite ukwezi kumwe n'igice nta 19 aragira ariko yayirengejeho ubwo si ukiri muto niga mugende nsigaye nawe niyo mugende utumuke se vuba vuba nyine mu gihe fanda kivuga ntabwo wanjyana umugore Frank toka toka cyane nawe ikibazo njyana inzoga nicyo kintu ndi kwanga mumuzanire inzoga ye agiye gusoma afande y'umwaka zana
Iyi ni inzoga yawe. Ngana namereze niya ninjye wayiguze fande niriya ninjye wayiguze. Ngo niyo wayiguze. Ako buvugira hasa mujinga urumva. Wayimaye nkayinywa hakiri kare bataranyica. Urabona Nagiraga haguruka. nako nongera. Wayimaye nkayinywa ari ibyanyu. Ngakira yimwe. Nyera atafana. Ora nankunda nabibonye. Ngaho yinywe yirangize yimwe. Yinywe. Wari singayinywa mu gitondo. Ubu ngubu numva nari neza. Sugiye kunde kurasa. Ariko afande yinywe Uzi ikintu nshaka? Uzi ikintu nshaka? Uzi ikintu nshaka? Shaka iki? Kuramo imyenda yose. Reka manze nanjye mubaze. Kuramo imyenda yose. Ate niho ushaka kunyumva. Mujinga mu cyafanda ari kuvuga jya wumva ibyo bakora. Kuramo imyenda yose. Afande nizo rangiza ikora gisako nabo Kuramo. Afande kuramo. Muremisha. Kuramo imyenda. Ngaho umfashe nguyikira kacho kuyinkureramo. Yinkure. Kuramo imyenda yose. Ariko afande akanaga umanywa kabisa. Umwaka umuntu wawe mbega umunsi mubi yamenya nkirarira mu rugo cyangwa nkirarira mu kabari ubu ntagira Kuramo imyenda yose. ariko afande wajya ugira impuhwe wamenye ko mva amaraso koko. Haguruka. Muremisha. Haguruka mukuremo. Haguruka mwekeye. Watangiye kuntera ubwoba uzi ko nangiye kugutinya. Haguruka. Mwekeye. Angaba mu bwonko bwanjye wishaka kujyana ubwonko nabwo ndakora afande. Mukuremo imyenda. Ntabwo ndibuze gukora Kuramo wa mujinga. Nujyana ubwonko sindatekereza gute. Kuramo wa mujinga vuba. Zana. Fatana Kuramo nako gashati. Fatana inzoga. Uramanga. Kuremo nako gashati. Rikote Fatana inzoga Kuremo vuba nako mujinga. gashati. tujye kurigurisha twinywera Ziba. inzoga. Kinga nchirisa. Ora nchirisa waza amafaranga igora. Iyi ngiyi inabwa. Kuramo vuba. Kuramo Yumvize ngo mujinga. kuremo nako. Ariko afande wajya umenya ko ndi umuntu. Kuramo vuba. Kuramo. Nabo mbi. Vite. Ngamfashe inzoga. Kandi ureke ntwara igihe cyanjye neza nitonze gahoro gahoro nawe ubagurika kabisa. Afande hari igitekerezo ngize. Kamaze nkubwira igitekerezo ngize. Uracyashaka kurya iki? Reka nkubwire. Uracyashaka gukubitwa? Hari ahantu Uracyashaka gukubitwa? Mugiye guhamucira igitafandi. Uracyashaka gukubitwa? Ngareka ndukura. None se Bivuga umugore ukuramo. ngiye Bivuga ukuramo. Okay. Iyo myenda ndashaka ko. Hari igitekerezo nari ngize buriya nanjye ndi umuntu uzi gucunga umutekano.